ahageze Jean Fidel yavuze ijambo rikomeye, ibintu bikeneye kumvikana. Bolingo agabanye ibedi, bikeneye kumvikana neza. Bolingo igabanye byumvikane neza, ni message ikomeye cyane. Yahavugiye ijambo rikomeye, abareyo mugiye kumva bwa mbere, abafite n'ubushobozi muri byaza umusaruro. Jean Fidel yabwiye abantu muri Gikundiro ngo mushake undi muri mwe nk'abareyo ufite ubushobozi azansimbure. Jean Fidel ari mu bagenda, ntabwo ari mu bantu bari bukomezanye na Reyo muri iyi manda nshya. Yabibwiye abo muri Gikundiro forever, abafana nyine b'abafana, nawe urabizi uri umuyobozi ubarimo, bafite ukuntu bahita bashaka nyine gukora amareaction ngo yango perezida ngo ntiwadusiga, ngo turagukeneye, ngo ibihe ngo twabanyemo, ngo turabizi, ngo ikipe yacu ngo yari itangiye kugira stabilite, ngo gumana natwe. Jean Fidel avuga ngo oya, ndananiwe, mushaka undi unsimbura afate ikipe ya Rayon Sport. Kubera iki Jean Fidel ibihe biri kumusunikira ko hatabaye izindi mpamvu zuko wenda yabisabwa n'inzego zibifitiye ububasha, ako ndakareserva, ntabwo ndi buvuga 100% ko byarangiye. Shakuza uburyo bakamubwira ati no fata komeza, cyangwa se wenda rikubishyire ku bareyo mwe mukamusaba akabyumva. Jean Fidel so bwa mbere avuze ko abareyo bamusaba, ariko nta na rimwe nicyo nenda kujyaho, nta na rimwe ubundi Jean Fidel mu biganiro byose yavugaga mbere yajyaga avuga yuko azagenda. Yaravugaga ngo abareyo nibo bafite igisubizo ku muyobozi wabo, niba ansaba gukomeza tuzabireba, niba ansaba kujyana nabwo nzagenda. This time around atanarebye n'ayo marangamutima y'abafana n'iki, kwizigera yabwiye ngo oya, mwishake muntu uzansimbura. Rero gusimburwa kwe kuki kushoboka cyane kandi kwegereje bishoboka, ngiye kuba impamvu 3. Iya mbere, mwari muzi ko sekreteri wa Jean Fidel Patrick Namenye yagombaga gusezera kuri Rayon Day, hakabaho ko akomeza kugira ngo asozanye na Jean Fidel. Patrick this time around ni n'umuntu uri mu nzira zo kwigira mu kandi kazi, n'ikimenyimenyi no kuri ofisi ntabwo hagaragara kenshi. Tangu yatangiye akandi kazi aho ngaho afata nka part-time. Mu bigaragara Jean Fidel yamusabye ko yarindira bagasozanya manda, ko yaravuze ati mfite nyine ibintu binsaba ubuzima bwa minsi yose bwo kuraninga equipe, ntashobora ndumwe, ihangana igihe gito, n'ubundi harabura ukwezi kumwe n'iminsi mike tugende icyo mbaza tudikipa bundi buyobozi. Icyo mbaza none, iyo ni ingingo ya mbere. Ndagaruka kwa kabiri bazaze ku kibazo cyawe. Yaba ari gutera ibuye mu gihuru kuko abizi neza ko hasigaye ukwezi kumwe wenda hari n'igice ngo amatora be, kugira ngo arebe icyo abareyo babivugaho, niba esprit bari bafite n'icyo bamutekerezagaho mbere ko zitangira icyo bakimutekerezaho, bimufashe gupima ikirere, be niba yakongera gukora indi shot yo kwiyamamaza, arebe niba donc bahita bavuga ngo ya president wa mugana amafani club agatangira kongera gutakamba avuga ati garuka, cyangwa se na za mbaraga zo hejuru bakongera kumubwira ngo igihe si ikigumamo. Kwaba ari ugupima ikirere ngo amenye uko amatora azagera bihagaze. Hari uko ntigusubiza, ubwo ni analyse personnelle. Jean Fidel expectations zize zo kuraninga club yitwa Rayon Sport
zari zubakiye ahanini kuri ane bijeteri yabo uyu mwaka. Ni ikintu cyamunaniye kwa Justinga ibijyanye n'amikoro ku buryo aho yatekerezaga ko azakora funds hose byaranze. Jean Fidel ngiye kubasubiza icyo kintu mbere kujya ku ngingo ya kabiri kwizigira nishingikirije no ngingo. Jean Fidel ni umuntu wabaye umusirikare niyo mpamvu tumwita retired, agera ku rwego akora mu bucamanza bwa gisirikare ngira ngo akoreye n'urukiko sibyo cyane. Yageze agira iranka rya kapitene mu ngabo za RDF, kapitene ya kera auditora militaire auditora militaire bamwe bano Kacyiru kapitene ya kera. arugangura biseka ntabwo ari yaza kuguma mu gisirikare urumva ko kuba ari umusirikare ukomeye cyane nyine yaza kuba nyine atararita yarinze. Icyo nenda kuvuga ni iki kugira ngo mfate ino statement mbanje gusasira uwari we naho yavuye nyine n'ibyo yakoze. Si umuntu wasoma ijambo gatatu atazi icyo ari kuvuga. Ijambo yakomeje gusubiramo ngo natwe baduhaye amafaranga barebe ko tutaza bikipa ikomeye. Buriya Jean Fidel mu buryo bwerewe kuko si umugabo wayoberwa icyo avuga, si n'umugabo uyobewe message aho yagera, si n'umugabo uyobewe abo yaba ari kubwira abari bo. Ntabwo ari umuntu upfa kuvuga ibintu gutyo gusa atazi abari guha message. Si umuntu uyobewe politika icyo yakavuze muri media n'icyo atavuga, azi n'igishoboka n'ikidashoboka. Nashaka kukwereka wari warabyumva arabizi. Yakomanze buriya asa n'usabira Rayon Sport amafaranga ntabwo yayabonye. Imiryango yose yakomanzeho bimaze kwanga haje ikintu cyabaye nk'ikimuha icyizere gato cyo kuvuga ngo birashoboka ko amakipe y'u Rwanda, Lorenzo niwe wanakoze niyo nkuru ku gitangazamakuru cye avuga uburyo Rayon Sport ibahabwa amafaranga ya Rwanda yandetse na RTB ya Visit Rwanda. Nakseri numva arabivuze ibyo bintu byaravuzwe. Ni ikintu cyavuzwe ntago abanyamakuru ba Radio Rwanda babyutse ngo bitore bavuga ikintu kidahari. Bavugaga yuko Rayon Sport na APR ishobora guhabwa ayo mafaranga. Biri no mu bintu byatumye APR mwabonye yambara Visit Rwanda muri Sekafa kuri Azam kuri Simba Day. Abantu baratekereza ko aya mafaranga ntayo bayihaye nuko gusa ngo babibasabye bati ntari bereka dupfe kuyambara ko nta mafaranga babahaye. Reyo yari ifite icyizere cy'amafaranga cyane RDB bavuga ko ashobora kuba miliyoni 400. Jean Fidel amafaranga asaga n'uyizeye kuko banagize no kubiganiraho birangiriraho. Jean Fidel yaravuze ngo ubwo stade Amahoro yuzuye turaza kwakira Rayon Sport Day, turakora miliyoni zitari munsi y'igitanu, ndabafite imishahara y'amezi 5 ari imbere, nimba mpembye amezi angahe ntabwo bizoroha. Kwa rero bati ndagura umwata kwenze waza miliyoni 50 cya kibazo abantu babazaga bati rugaje ko mwavuze ko rizagura umwata miliyoni 50 kandi hagati ya Rio Day n'itangira rya championnat hakirimo igihe gihagije cyane. Icyo nicyo yabaraga ko bataye amafaranga n'inyama nzaguramo rutayiza mu mpembeho n'amezi angahe bigende neza, nzaba mfite ikipe nziza kandi nzatangira saison nkomeye. Ibyo nabyo ntibyakunze. Stade Amahoro yarayimwe bivuge mu buryo butomoye. Oya soko yimwe nese yarayihawe imana yisabye mbere kujya ku mpamvu ntabwo nese yarayihawe. Okay, ntiyayibonye ariko soko yibonye soko yibonye ntabwo yayibonye ariko barayisabye. Yego bifuzaga miliyoni 150 bari barazipangiye ntazo babonye byakunze. Iyo nindi blow ibyo mishinga Jean Fidel bimukoma mu nkokora agenda abona amayira yose yahana ateganyaga amafaranga ari kwifungira mu maso ye kwa kundi ibintu byangu bireba buri muryango wose ukabona uribrotse. Yisanze nta kindi kintu yakora kitari ugukinga bareyo agatambara mu maso kugira ngo batuze kuko nta yindi shwa yari afite. Niko kuvugana n'iriya agency y'abanya bazana n'uriya rutayizamu avuye muri Czech Republic muri deuxième division babizi ko arwaye bavuga ngo reka turwarize kuri Charles Bare uyu rutayizamu azakira dufasha, ariko nabo barabizi ko siwe mukinnyi bifuzaga, siyo qualité, barabizi ko atari gutanga ibisubizo bifuzaga. Mbere yo kuvuga ingingo ya kabiri rugajo nyihanganire manze ndibutsa abantu Gorilla Games jackpot iri muri system Jimene muhungu wanje urajya muri urandika muri browser yawe niba ukoresha internet wandikemo
y3.playgorillagames.com ureba ahantu handitse GG cyangwa ga jackpot urasangamo imikino ngiye kukubwira izaba muri weekend. Man United na Liverpool uhite mitsinda genda umbwira rugaje twihuta cyane. Man U na Liverpool ninde utsinda? Man U navuga draw kunganya. Newcastle na Tottenham Tottenham. Juve na AS Roma Juve hanyuma Sevilla na Girona draw. Lazio na AC Milan draw. Everton na Bournemouth hanyuma Atletico Bilbao na Atletico Madrid draw. Getafe na Sociedad Valencia na Villarreal Espanyol na Rayo Vallecano très bien. Leganés na Mallorca draw. Ghent na Royal Antwerp draw. Izi ni miliyoni 25 jya muri www.playgorillagames.com ukine jackpot miliyoni 25 wakinisha 500 nubona hari ahantu uri gushidikanya ukora indi nayo ya 500 urabihaye amahirwe yuko nihabura umuntu yitsindira uzagabana ku bihumbi 100 tugabanya abantu 10 maze Gorilla Games ikomeze iguhe amafaranga meza cyane. Komeza Jean Fidele rero nyuma yuko financial abonye nta gisubizo na kimwe ari kubona mu maso ye, yarabizi ko bigiye kumugora ino sezo cyane akurikije no yasoze sezishize biracyamukurikira ibibazo bya sezishize kuko muribuka ko bamitima batahembwa amezi yabo ya nyuma. Ari nimwe mu mpamvu zanatumye banasohoka n'abandi